noneho numara gukora save urahita uza kuri ako ngako umaze gukora uze ukemezemo kano ka poweti k'umukara kaze kajye muri iyo simukadi. Kaze kuri iyo simukadi ariko kuri iyo APN shyashya twakoze. Ibi rero iyo wabikoze konegisiyo zihuta kurusha uko zaba ziri hano handitse ngo internet. Iyo rero yari icamake y'ibikubiye muri video yose, akaba ariyo mpamvu muhaye ikaze muri video yose uko yakabaye, aho ngiye kukwereka kano kantu k'ingenzi cyane. Ni uburyo washyiramo setting yazajya ituma konegisiyo zawe zigenda zihuta kandi zigakora neza cyane. Ibi biri bufashe by'umwihariko abantu bafite telefone ya smartphone yo mu bwoko bwa Airtel Imagine, ariko nawe ukoresha indi telefone nawe birakunda, ariko cyane cyane abafite zino telefone. Rero tudatinze reka mbereke aka kantu k'ubwenge. Gusa nanone wibuke gukanda subscribe n'ibino video uyirebeye kuri YouTube, hanyuma ukande follow buto ya follow uri kuyibona hejuru y'ino video kuri X wayimenya, naho ukande follow n'ibino video uyirebeye kuri Facebook page yacu. Noneho reka nkwereke iyo setting, ako kantu k'ubwenge. Uraza kuri application ya setting. Numara kugera kuri application ya setting urajya hano hejuru handitse ngo network and internet. Numara gukanda hano handitse network and internet uraza hano handitse internet. Numara gukanda hano handitse internet urajya hano musi iyo simukadi. Wenda iyo ukoresha simukadi ya Airtel kaba kari imbere, ukoresha MTN nawe uhita ubona simukadi irimo. Ku bari hanze wenda urugero nko mu Burundi, niba simukadi yawe ukoresha izina ryayo nayo urahita uyibona hano hejuru. Ubwo rero wowe ikintu uhita ukora urajya hari imbere ku kamenyetso ka setting. Numara gukanda kuri kariya kamenyetso nari nkweretse ka setting cyangwa se ka parametre bitewe nuko ubyita, urahita ubona page imeze uku nguku cyangwa se screen imeze uku. Umanuke hano hasi handitse ngo access powet name, uraza uwakande. Numara kugira hano handitse access powet name niho hari akantu rero ushaka kukwereka. Abeshi usanga handitse ngo internet, munsi handitseho ngo Airtel. No, ho urasanga akeshi usanga handitse ngo internet, musi naho handitse ngo internet nkuko bimeze. Akeshi rero ifunguye ino setting usanga bimeze gutya, hano handitse internet. Rero wowe ikintu uhita ukora urajya hariya ku kamenyetso ko guteranya kanditseho plus. Nurangiza urahita uza hano handitse ngo edit access powet. Hano handitse name urahashyira izina rya simukadi uri gukoresha. Niba ari MTN ukoresha muri iyo telefone ubwo urandikamo MTN, niba ari Airtel urashyiramo Airtel, niba ari indi simukadi wenda ni Lumitel cyangwa se indi simukadi ukoresha nayo niryo zina uri bwandikemo. Twe turi gukoresha Airtel kuko ndi kubikwerekera no kuri telefone ya Airtel Imagine kuko twe turi gukoresha Airtel, turaza twandikemo ngo Airtel Rwanda. Nyuma yo gukanda hano handitse Airtel Rwanda twabyanditsemo, urajya hano munsi handitse ngo IPN, urashyiramo izina ry'iyo simukadi, wandike akadomo, wandike ngo internet. Ubwo niba uri gukoresha MTN urandika ngo MTN akadomo MTN akadomo internet. Ariko kuko twe turi gukoresha Airtel, twe turandika ngo Airtel akadomo internet. Niturangiza duhite dukanda kuri OK. Nyuma yo gukanda kuri OK nta kindi kintu uri buhindure, urahita ujya hariya hejuru ukande save. Nurangiza naha uhita ukora save. Noneho numara gukora save urahita uza kuri ako ngako umaze gukora uze ukemezemo.
kano ka poweti k'umukara kaze kajye muri iyo simukadi. Kaze kuri iyo simukadi ariko kuri iyo APN nshyashya twakoze. Ibi rero iyo wabikoze konegisiyo zihuta kurusha uko zaba ziri hano handitse ngo interineti. Wenda reka tujye kuri interineti turebe uko bigenda. Twafunguye konegisiyo, reka dufungure Facebook Lite. Urabona ko rwose birushaho kwihuta cyane. Nta gushidikanya ko no ku zindi mbuga urugero nka YouTube ndetse n'ahandi naho bibasha kwihuta cyane. Tudatinze rero reka dusore zino video hano, ibiganiro byacu nakagaruka, ariko ngira ngo nkwisabire utuntu dutatu gusa. Akambere ni ugukanda like niba ubona ino video hari ikintu cy'ingirakamaro rwose gufashije kumenya, ariko nanone wibuke kuyisangiza inshuti zawe ubone yagirira akamaro. By'umwihariko rero nanone wibuke kujoyininga group ya WhatsApp kugira ngo utazajya ucikwa n'utundi tuntu tw'ubwenge. Link y'iyo WhatsApp group iri muri description.